ngo Gisozi banze nyumve buretse ngo Gisozi umuntu uzatanga Gisozi ngo arapfuye ngo ntago uzakizwa ngo nibi mu kandi kanya ngo udatanze Gisozi ngo ntuzagira soruti. Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo bahoza umutima kubyisi. Uyu munsi rero twagize umugisha kongera kubonana na wa muvuga butumwa cyangwa se evangeliste cyangwa se umwana wayo umuntu w'Imana witwa Faustin. Yego episode nyinshi zatambutse naho tuba tuzivugaho ariko uyu munsi ndagira ngo noneho nongerenze nabona naje ndi guseka cyagene nakurakaranye nakurakaranye ngo nkubaze bya bibazo ariko wifashisha za ntwaro zawe wazizanye nazizanye cyane ndazibona cyane mondebere nawe ajyana intwaro arasisha byiri zose akira muntu w'Imana. Aha reka two gutinda rero uyu munsi hari ikintu nshaka kubaza. Ese noneho waje witegura cyayi cyangwa ntabwo cyayi? Yesu yagucyaje yarandundi ako ibisandaye biri mu kinyomere naho ibirunzarunze ibyo Yesu yarunze nawe gera amaboko ya Yesu ubwo yakoze ikimenyetso cyo kwinjizamo umusumari avuga ati nakizegera ku butunzi naguhaye bwabo bw'umwuka n'umubiri. Yego uyu munsi rero turabona mu gihugu cy'u Rwanda tukabona no hanze yacyo mu bihugu byose bitandukanye cyase bigize isi reka mbivuge gutyo sibyo niba mbivuze nabura amasoro. Yego cyako migabane yose tubona hari amashusho media cyangwa se ama YouTube channel abantu benshi. Iki kintu wowe ukibona ute mbere uko ngewe mbivuga uko mbibona wowe ukibona ute? Ubundi ibisambo ariko ndumva ushaka kuba satagurcyaje kuko ufite umwuka mu cyaha cyane kora mu nganzo numve wanziki. Ntago tuvuga ubutumwa dukomera ahubwo tuvuga ubutumwa dukome imbere ikinyoma. Ndagira nyine ngo uvuga ijwi rizame numve ko so noneho yavuga ubutumwa dukomera ahubwo tuvuga ubutumwa bw'ukuri kugira ngo dukome imbere ikinyoma kigwe kandi gikome noneho mu gikome kigwe hasi tunagikomeretse so no gukomereza geremo. Okay naje ariko nandi ndakigufasha aho turahemeranwa aho kugikoma tukanagikomeretsa tukanagikubita nyundo ya kinu biyerema 23-29. Amin. Rero nakubwiraga umuntu burya nakubwiye yuko Imana yigeze kumbwira ambwira ngo burya shaho indyarya irindagizo aho hari ugasubiremo ntago nkumvishe neza. Indyarya irindagizo bishatse gusobanura iki ubwo? Yesu yababikije ukuri ariko bamera amatwi y'icyo hanyuma ibabitsa impamvu zo gukirana bagira amaso y'ubusambo n'ukuri. Reka nanjye nkongereho akandi. Kristo Yesu yabahaye ukuri kw'ijambo ngo bakwambare nk'umwambaro w'agakiza kandi batwite ukuri bazabyare isezerano ahubwo batwise ikinyoma babyare ushobora kuba noneho shakuru ko nyumva neza. Reka twikomereze. Yego none ukimara kuvuga akantu k'ubwenge hari ikintu ushaka ko tugusha ku ntego abadukurikiye bari hafi yacu mutangire mu koresha ku bantu bose iki kiganiro kandi mugikurikirana neza uko kiraryoshye. Tugiye kuvuga ku bintu bishobora kwimura Imana mu bantu kubera ko rero mbonye utinze kumbwira ugatangira umbwira amagambo y'ubwenge ndagira ngo nge noneho mpite ngusha ku ntego ubwo noneho ni ukurikiraho. Intego ya mbere shaka tuganira urabona abitwa ko ari abavuga butumwa uko baba bari kose batangiye bajya hari bakatangira kuvuga bavuga Imana neza ariko ubu noneho ndabona social media yarabaye ubucuruzi business. Ese kubera iki bajya hari bagatangira bagenda babeshya bavuga ngo uyu yapfuye kandi ari muzima? Niki baba bashaka? Ni views niki? Kabiri barajya hari abakirirwa bavuga ibidahari bagafata titire umutwe w'amagambo tamuneri bashyizeho wafungura ikiganiro ugasanga ibyo banditse kuri titire sibyo birimo imbere kandi bitwa ko ari abantu bitiriwe izina ryawe. Hawe nawe uri umuvuga butumwa ibi bintu bibona uti? Imana guha umugisha cyane kwa Yesu turangurira mu kuri kubera uko hanyuma Satani we ugurira mu kinyoma cyangwa se ugurira mu kwiyoberanya
araza akabaka ukwakuri, hanyuma yarangiza akabasigira ibitambaro by'ikinyoma. Rimwe na rimwe bakababeshya amamodoka y'ibinyoma, amazu y'ibinyoma, abagore b'ibinyoma, kubera yuko ari abakuru. Rero nakubwiraga ngo kwa Yesu ijambo ravuga ngo ukuri ntugurane, kandi kwa Yesu ijambo rivuze ngo kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi iyo twizeye ijambo. Yesu kuko atagira amagambo, ahubwo ijambo ry'Imana nyine nk'uko babivuze Yeremiya 23:29 ngo ni inyundo imenagura kandi ni umuriro utwika. Hanyuma ukuri ntikujya gukena inshuti, ukuri ntikugira inshuti, ahubwo ukuri guhamagara inshuti. Uri kumurikirana neza aneze yombi. Ukuri ntigukena inshuti, ahubwo guhamagara inshuti. Hanyuma Yesu niyo mpamvu yavuze ngo nigenzira ukuri n'ubugingo. Nta wundi muntu wavugana ubutware bumeze bityo. We yareruye ko urumva nije nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data namujyanye. Hanyuma rero hano Yeremiya 50:24 ijambo riravuga ngo, Yeremiya 50:24 haravuze ati, naguteze umutego none uguyemo yewe Babuloni, kandi niwabimenye wabonetsweho kurwanya Uwiteka maze urafatwa. None aba nibo baguye mu mutego. Imana ntabwo ubyumvise? Nabyumvishe ho gakeya. Imana yabateze umutego bawugwamo kubera ko nyine bijuje na Babuloni. Kandi Babuloni naho nyine naho bahondera impinja mu nda bakazicira mu nda, naho abantu nyine barimbukira. Uri kunyumva neza? Kuko nyine baragenda bakanyagwa kwa kuri, hanyuma bagasigarana kurimbuka n'ubwo. Hanyuma babinyagishijwe n'iki? Babinyagishijwe n'ikinyoma. Uko babeshye. Umva impamvu. Impamvu agenda nyine akavuga ikinyoma, kuko umucyo nyine ntawuzi. Ahangaha hano mu gitabo cy'Abafilipi ibice bitatu murongo ndahera 12 insome nihuse cyane. Haravuze ati, Abafilipi ibice bitatu ndahera ku murongo wa 10. Wenda reka mereka 7 kugira ngo babyumve ibyo bisambo birirwa bijya gucuruza. Ninacuruza views kandi byamuyibone indoro n'umwana nonzi icuruza views, ukemiruka beshywa kujya muri memuke ndamuke wasa na Yesu uraza ugahanura, kubera ko kugira ngo wemeze abantu ko ukunzwe. Ukuri ntabwo gukena ibintu bimeze gutyo. Ukuri ntabwo kubitira amashyi. Ukuri nta muntu ugira ukuri windira karame cyangwa bivoma amashyi. Ukuri ntigusitaza gusa icyo gufite amaboko, kugira amaboko akomeretse kandi kukagira amaguru amaguru y'ukuri yitwa amahoro. Ubutumwa bwiza bubi tegurira. Hanyuma haravuze, nyamara ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwange kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Abantu bafite ngo gukiranuka kuva muri theology, ariko ni ikinyoma. Ngo ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye, no kujya shushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere mu kumuzuko w'abapfuye. 12 suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Abo bantu wahora kuvuga b'amaviyuzi bahubwo bahora bibuka ibiri inyuma ko bava mu batini. Uri kunyumva neza? None se uyu musore Imana iri kumubwira umugore, mureba ko icyo Yosefu yakoze yanze gusambana na muka Potifari, ntega amatwi, kubera ko yasuzuguye amabuno n'amatako bya muka Potifari, umukecuru wanuze wa Potifari. Hanyuma Imana yari yaramuhishuriye Asinati, umwari Asinati. Imana yamubwira ati, nzaguha umwari utarigeze abumburira amaguru, kandi umwana mutoya utarigeze abumburira ikibi.
kutanyuma n'abandi birirwa bambaye ubusa barangiza bakagira inuze kandi bagakururwa nabyo bakanagushwa jewe ndakariye abantu nguteza amatwi rwose. Hanyuma kabiri uri gukora views kubera yuko nta guhishurirwa Imana ugiye iyo uvuze ngo views urebesha amaso y'umubiri kubera yuko n'ubundi biri mu matwi yawe ari ikinyoma. Uri kunkurikirana neza ndimo ndakumva ikinyoma Imana yamwisi kibuno hano kwa Yesaya 9:13 yes na 10:14 yes kuba ndetse bazageze ku murongo wa 15 aha Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero 15 ijambo ryari rivuze ngo iki nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe namwe mube ariko muhuza uwo mutima kandi niba hariho ikibatekerereza ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza n'iseti. Abandi bakurikiza nyine ngo realite bakavuga ngo turavuga ngo ubutumwa butari bugusha abanyarwanda butari buvuge kuri politiki. None se ubwo bundi ujya kuvuga ubutumwa bwa politiki nibyo Yesu yaguhaye. Ujya kuvuga ubutumwa ngo bugusha wenda butuma abayobozi baza kuguhakinga no kugushaka. Ubundi Yesu abana nawe sha. Ntibakubwiye ko Yesu Kristo na politiki z'isi. Yesu ubwo utuma nyine izo politike z'isi ubimenya ko ziba. Yesu ntagira ntagira ibintu bisa na demokrati. Nyumva neza ntagira ibisa na demokrati. Mba numva nangireka nshaka kwabwira. Kwa Yesu nta RGB bayo. Ahubwo Yesu ni umuyobozi w'ukuri. Ntabwo dushidikanya Yesu yuge. Nta RGB ba mu Rwanda. Uranyumva? Yesu izo za demokrasi za democracy ibyo bisazi by'abadayimoni mukura mu bugiriki mugakura muri za Amerika mugakura mu Bufara ariko ubu makoro ikibi cya makoro urumva cyaza kunyobora no kunyiza. Uzagenda urebe aba ba Trump bazabaze igihazi na Baramu wishwe n'imigozi. Ubwo ndi kubabwira abamwirirwa wowe ukaza avuga ngo wagize views ngo 100,000. Genda urebe nyine amaviews y'abatinga baretse gatoya. Reba ibyo ba Papa Savana bazabamenya nibyo birirwa baye amaviews bagira. Impamvu rega ukurikirana amaviews cyangwa uvuga ubutumwa bwa views nuko nta kuri Yesu nyine nubwa views nyine. Ubundi uze kuri Yesu utitaye mu mpamvu zibifite amatwi ahubwo ukavuga uti umwe kandi ijye unavuga ubutumwa wowe ubwawe bwagukiza. Ubutumwa Faustin avuga bukiza ubugingo bwa Faustin mwenyewe. Ntabwo nkeneye yuko nimushaka muza erega none se ubundi wamurozi we cyangwa umusambanyi ajya kureba ibya Faustin nimba adashaka kwihana kuko ibibana na Faustin n'ubugingo. Kuki bashaka views ntibashaka Imana? None se ubwo uri kumbwira ngo abantu nibarebwe ngo n'abantu bangahe? Jewe babiri bandeba babiri bazi Faustin ubutumwa buba muri Faustin abo ngabo barahaye. Kushaka abantu bakureba neza Kristo akureba nabi. Rero izo views zishaka kuri igisambo kandi hari igisambo hahora urusaku n'induru kandi nakubwiye yuko mwisi ariho habo induru n'urusaku ariko mu ijuru ngo nta kibi kijyayo nta donc hahora ari amahoro. Hanyuma rero 17 ariko wabaye inkundiye uwo muronko ukaba ucugikiye aho ngaho. Oya reka nshigishe. Shaka ko tuvuga reka nshigishe inkota irashigisha ni ijambo nyine ngaho hasoze ngo bene data mugera ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingezo zacu zo mudufite ikitegererezo. Ngo hariho benshi bagenda ukundi abona babwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko arabanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka. Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo bahoza umutima ku by'isi. Naho twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akashushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Hanyuma ndasubikira ahangaha Aniseti muri Timoteyo wa mbere zini za mapuro za byari nta kibazo ni Imana nayigize ngo uravuga ngo ni itorero icyo kuzi amahirwe ugira nuko ubwo burozi waburutse kivuga ngo ni itorero ni idini have hoshi. Itorero ntabwo uzi ko Abakolosayi 1:18 havuga ngo niwe mutwe kandi niwe torero. Ngo buri muntu ngo mumenye ngo muri dini ngo azabona ngo Yesu azabona mu itorero ngo ni itorero ngo na Gatolika mukazana ibya Gatolika mukabitwerera itorero we reka twikomeze soza aho ngaho amaze tuvuge no kuri bya bintu by'amavuta ndakubwira tubivugeho 6 none Timoteyo wa mbere bice 6 umurongo wa 5 uko wavuze haravuze ngo
ese waretse ngahera gatatu soma hatoya kuko hari byinshi dushaka kutuvugaho. oya anise mbabarije ndageza ni gatatu 10 wumvise se nasoma ariko bafite bibiliya bahisomera ijambo rivuga anise haveho shi nihagira uwigisha ukundi niyemere amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyazi ahubwo ngo ashaka ayo maviyuzi ashishikazwa no kubaza ibibazo akagira intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya ibyo biba muri rya dini ry'iburasirazuba n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu ubwo baba amaviyuzi uri kubumva icyo akora ko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu bahenebereza bikabarimbuza kuko gukunda imiya ari umuzi w'ibibi byose hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi ariko weho aniseti muntu w'Imana nawe Faustin ujye uhunga ibyo ahubwo ukurikize gukiranuka kubaha Imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza ujye urwana intambara nziza Faustin yo kwizera usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwatura kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Noneho rero kuva wakomeje aho ngaho soma ikirangizo ugeze 21 kuko n'ubundi aho ngaho waba ubateye amatsiko hageze 21 kugira ngo bahumve neza. Twacyari mu Filipi muri Timotheo muri Timotheo niho twageze twimutse ugeze 21 ubwo ni urageza komeza iki kirangizo ugeze 21 ukahana ushatse kwaturuka kuri abatunzi b'isi nabo kubera iki ndakwihanangiriza mu maso y'Imana woweho wamuviyuzi wewe ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato rega impamvu basaba nuko basaba amaviyuzi nuko ari ibisamba abantu bose batungwa n'ibintu bagaburira n'umwanda amatwi yanyu yarapfuye Satani yatwaye ukuri abasigira ibintu z'ibipapuro n'ibindi bintu by'umwanda n'umwijima hanyuma no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato witondera itegeko ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware nta wundi uyu ni Yesu Kristo ni Kristo Yesu niyo yonyine ifite kudapfa mwamwumvise iba mu mucyo kuko yeretse urupfu ko adapfa n'abadayimoni Imana iguha umugisha cyane ubivuze neza kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware Paulo yarabivuze ariko kandi ntiyabanye na Yohana kandi na Yohana bivuga mu byahishuwe niyo mpamvu ibindi bavuga ari umwanderega niyo yonyine ifite kudapfa iba mu mucyo utegerwa iri jambo Yeremiya yarabivuze mu bisobanuye cyane rwose 21 ngo kandi yegerwa n'uwo yarangije gutoranya ngo nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba icyubahiro n'ubutware budashira bibe ibyayo amen 17 waho niho nashaka guhera gasubiremo wihanangiriza kamaze bicare neza maze nze nage mu byiki kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigira ahubwo biringire Imana iduha byose itimana ngo tubinezerezwe kandi bakora ibyiza babe abatunzi ku mirimo myiza babe abanyabuntu bakunda gutanga ariko abandi batanga uvuga ngo nawe ufite 500 aze ngo tumusengere tumusabe ngwaze tumukuze 200 nawe ufite 50 mugasengera abantu bafite amafaranga za nisaka wawe bamuhanuzi w'ikiri wagiye Uganda wavugaga ngo za nisaka wawe 50,200 kandi akazengura kangwa ntare nashatse ngo aho ngo umwuka ngo anjana umwuka kujyana mu butumwa bwo kubwira abantu ngo za nisaka 500 n'ibihumbi 200 iyo Mana isaba ingabi zakiza abantu Buganda ngo ari umuhanuzi ariko n'ibindi umuhanuzi ariko wa Satani w'ikibi w'ikibisha ugeze hepfo nari ngeze hepfo butari ubwo kwizigirwa kandi baba ari n'ibisamba n'iseti ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezerere
kandi bakore ibyiza, babe abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuno bakunda gutanga. Ubwo rero umuntu yahaye ubutunzi ariko utagira ubuntu azapfa kandi azarimbuka. Bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe cyiza. Erega nise umuntu naguha uri umuntu w'Imana, mushine mu kazi yahaye umuntu w'Imana bisa imubera umugisha. Ntabwo guha umuhanuzi ari uko umugiriye neza, ubwo ni wowe uba wigiriye. Reka mbabwire aka kantu, icyo ufite si icyawe, icyo utanze nicyo cyawe, kuko icyanditswe nicyo Imana ibara, nawe icyo ufite ntabwo kiba kicyanditswe. Ngo kugira ngo babone uko ngo bagira gute basingira ubugingo nyakuri. Timoteyo we ujye ubwo ni nyani seti cyangwa arakanusha kuvuga hasoze twegura indi nyundo ya kino biyere n'abagabo. Ujurinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye ngo kandi atagira umumaro, n'ingirwa bwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu azirimo buriya nano ku maviyuzi akaza gukosora ngo yari kuvuga gutya, ntabwo yari guhanura gutya, yabuze ubwenge. Uzi ni wowe abantu mugahanure gutya, mutoza Imana uko ikora. Wazanyeretse nk'umuntu kwivuga se, azanyereke muyobora umwuka we yashyize mu rurimi, akamuha n'umwuka agahumeka n'amaso akareba. Yabwiye Yobu ngo iki se? Yaramubwiye ngo wamenya aho imfatiro z'isi ziri. Umuhanuzi yabuze ijambo kandi uri umukiranutsi, wagiye gusambana, wagiye no kwiba. Umuhanuzi ntabura ubwenge, ahubwo wabuze ubwenge n'uwutumviye. Gasoze tubivugeho. Hariho abantu bavuga ko babufite bikaba byarabateye kuyoba, bakava mu byo kwizerwa ubuntu ubane nawe. Abo si babandi bavuga ngo birirwa basobanura ngo yeko ngo agaki ngo Imana ngo mvagituza ngo Imana ngo yo Nyafurika ngo yakemeke ngo yatongo byo muri Egiputa ngo Imana ngo yinuze yabirabura. Nta Imana yabirabura ni Satani. Ahubwo ni Imana irobanura abantu b'ukuri mu bwoko bw'abirabura. Ariko Imana yabirabura si ubwo ni. Reka rero tubwira abantu cyangwa Imana y'abazungu si ubundi yo ni cyangwa y'abashinwa cyangwa y'Abisirayeli cyangwa abo birirwa babeshya. Ihangana umwanya gato, ndabizi ufite ifuye ku buryo wanabateza Imana wizeye. Reka tubanze tubabwire, reka tuvugane namwe rero. Mushaka views ntimushaka Imana. Mbere yo gushaka ibintu jya ubanza ushake nyiri ibintu. Ikindi tukubwiza ukuri, ntago uruta uriya mutunzi. Uzasoma ibya mutunzi na Lazaro hano mu bice 16 ibyanuze, uzasoma uko byagenze. Icya kabiri ugomba kumenya, uremera ukabeshya kugira ngo ukunde ubone views, kandi utabeshye ntago warya. Ariko reka mbabwira, ibyo ni ibihembo byanyu, mwihembye. Gatatu, kwemera ukabeshya ugahanura ibitariho bakubwiye, ukajya guhanura ibidari ngo Imana ngo ivuze ukuntu. Turabibona muri cya gihe cya mbere tunabihanura, abantu bakabashyiraho ngo muhanure ngo Imana yavuze ngo Gisozi. Batunyumve buretse ngo Gisozi, umuntu uzatanga Gisozi ngo arapfuye, ngo ntabwo uzakizwa, ngo nibi nibi. Mukandi kanya ngo udatanze Gisozi ngo ntuzagira soruti. Nkabwira abantu uti dore iyo si Imana ivuze, iyo ni igicupuri, ni yindi banura imvura iguye, ni ya yindi banura izuba rivuye ngo itamenagurika. None se ubusaka bari n'amaroja, ntibababeshaga ngo umusore n'umukobwa uzajya bakorera ubukwe ngo azajya agenda hariya bamuhe sara hakorera. Ikirenze kuri ibyo wahakandagira samaroja n'akabari. Tuvuga ukuri kukuri, hawe dutinya, hawe dututsi, ahubwo turavuga ibihari. Ubusa abantu ntibikuye uduhene n'udutenye n'ibikimire byose, ubu ntibari kurira se, ntibahakandagire se. Umunyamwuga zubwo wambwira ngo ninguhe inuze, wewe wambwira ngo ninguhe 5, ariko ubundi bakubwira ngo hanure gutya gute, uri umuhanuzi w'ukuri. Ubwo zubwo wambwira ngo uvuga gutya, ubwira Imana uko ikora no kwihanura. Nicyo cy'umuhanuzi babwira ngo uvuga gutya, nuko nyine utabizi, nuko utazaba gusa n'umwuka w'Imana umukoresha, ahubwo uzaba mwirimbukiraho nyine papote iba hose. Reka tubabwire, yewe ntawe uzaza kumenya ngo ceceka. Imana iri muri nge ntizabinaniwe, nzayisezeranye bwa ati nawe ntacyo ushoboye. Ikirenze kuri ibyo, kunca mu idini, banza nyumve, kunca mu idini, nzagenda nuri igiti kiri iruhande rw'umuhanda, nkomera ibyimbwiye, mvuga ntimwumve ko Uwiteka avuze,
mvuge abantu nibaza munsi y'igiti barenga bangahe nzamanuka nje nababwiriza iteraniro rizaba ryinshi njyane babiri beza ariko ari umunyago mwiza imbere y'Imana. Ikirenze kuri ibi nongere mvuga n'aba banya views kwemera kujya kubeshya ngo uvuga ngo umuntu yapfuye atapfuye umwisha gihagaze. Yesu bw'Imana ni kubaza ngo kucyo mushyinguye akiri muzima ikakubaza ngo waramuremye uzansubiza iki ukunze ugiye muri mpemuke ndamuke. Imana iraje babaza ibintu by'amezi birirwa bavuga ngo ukwezi kwa gatanu ngo banuzi bw'ukwezi kwa gatanu wamupfumuwe n'umurozi. Ese wanuzi bw'ukwezi kwa gatanu reka mvuge kimwe nguha umwanya nawe ubanze uhumeke kuko bivuze wanuzi ngo bw'ukwezi kwa kangahe hanze aha barakabije kwa 10 reka mvuge kimwe uhungwe nawe uhumeke. Reka mbwira abadukurikiye mwese abantu birirwa bababwira ngo nimuze tubakorera ibi tubakize ibi nibi tubigenze gutyo kunuku tubakureho imikashira imikoshi bavuga imikashiro ntago ari imikasiro bagira ngo nibeshye wazane ngo delivery uranyumva banze nyumve ngo nimuzane ngo nimuze tubakore deliverance tubakorera ibi nibi ngo ndi prophet ariko ubw'umuntu barabarya iby'ubusi by'abapfubirirwa n'abapfumu aba bantu n'abateka mutwe n'abakozi ba Satani. Usanga prophet Imana iyo Mana ijya gusaba ibiguzi iyo Mana ijya gusaba indamu ntago ari yayindi yaremye byose n'uyo muntu wiyise prophet. Iyi Mana ijya gusaba ngo mubanze mu mpibi ngo mubanze muzane Isaka wanyu ngo muzane bitamo mwitambirire iyo Mana ikeneye bitamo nihe yigeze ishinga foromasi ngo yishyuza abantu yakijije impumyi ibirema ibimuga yigeze yishyuza bagiye kurindagirira Buganda basabaga ngo Isaka niho bagiye kurindagiye gutobokera amaso imponga ibyisi impongano yica amaso umwuka we cyane. Abantu barazinye bari kwishakamo ibitabarimo abandi bari guhanurira abantu banze gushaka Yesu bari guhanurira abantu bitariho kugira ngo bakunde babone na bitanu byo kurya cyane. Reka mbabwire ni muyarya ariko n'ibihembo byanyu ngaho banze uhumeke ho gatoya mukanya turagaruka turi kuva ku kintu cy'amavuta. Aya mavuta bavuga ngo bari gusiga abantu ngo bakoze abantu ku mitwe ngo baraguye ko suko ubundi bari bahagaze asubo Faustin nkubaze ubundi Imana ikuri imigigwa Yesu yaje gutura abantu hasi cyangwa yaje kubakiza se ko mburu ndushije ifuye nuko bakugezeho ngaho humeka nawe kuko nanjye ndumva ifu iri ariko tugerageze kurishyiramo gapozi kuko na data yavuze ngo umufuhire iby'ijuru nta kosa dukoze icy'ingenzi ntawe dututse hano tubwiye nabi ni ukuri kw'ijambo ryuzuye tubwira abantu tuburira abantu aba bajura bari hano bacike kuri ingeso niba batayicikaho Imana iriserukiraje ngaho humeka nyuma kubera yuko abantu bagashaka gukizwa bagashaka ibisangiza ni gute umuntu asanga profete kandi umuntu yamaze kukubwira ko ari profete niwumva ko iyo grade ari ya Satani aranayiyambitse se Imana yimwambitse Mose ntago tumuzi ari profete muri biya ntawo byanditse iyo grade arayiyambitse ntago ari Imana yimwambitse hanyuma kuvuga ngo ari profete ururimi uvuga iteka ryose ni Igifaransa oya no umuntu nyine uvuga ngo ndi prophet kugira ngo nyine akwereke ko ari grade ko atandukanye nyine n'abakubaha Imana kugira ubwo urumva kuko badashaka ko Yesu Kristo aba umuhanuzi muri bo ntibashaka ko umwuka wera w'umuhanuzi muri bo ntibashaka ko ijambo ryera riba umucyo muri bo nitabaza muri bo niyo mpamvu bavuga je suis nako bunuma ntiyavuga je suis avuga ngo ndi evangeliste ngo ndi Eve ndi ngicyo kintu uba kikavuga ngo Eve Eve se ni nyine iyo cyangwa i mu cyongereza uri kuvuga ngo uri Eve Eve ni biki evangeliste uri evarisiti uri Eva uri giki uri Vanessa hanyuma abavuga ngo prophet ngo bishop ngo muze musange bishop ngo rivera ngo revera ngo runaka ndiki koko tubwizanye koko ayo mazina ari muri Bibiliya mu cyanditswe Heaven Bibiliya yera mwayasanga ni muyatwereke revera no uzahishurira abanyarwanda ubu no wazanye agakiza revera se biki ariko njya nibaza niba ari bo bazajya hariya bakajya hariya bagatanga ijuru nibo bazaritanga ibyo twakanye faux apôtre nyine faux apôtre faux prophète faux évangéliste cyangwa n'inuzi yene tubare akajambo evangeliste ko
ko gafite uruhari rwako ko wowe kagize n'ubwibonere Sibyo? bafite Nyine ubukene bwo bongeramo gushaka n'ibindi. kwerekana ko bagira Yego. nibavuga ibifaransa n'ibyongereza Kandi no nabyo kubabwira bigorana. ngo nyaha nyine rega impamvu rega twabonye azi igifaransa twavuga ngo Imana imuhe umugisha nakimenye kwiga ururimi si bibi kurumenya si bibi ariko se kuki ariko wikanira wifata iby'Imana ngo ujye kubigoreka uvuga ibidahari uvuga ikitagutumye Uvuze ngo- wiyita ikitakugize cyo ngo urashaka kwigira umuntu wowe vuga uti yewe umuntu w'Imana Mose yaragiye umuntu w'Imana Eliya nese ubwo murabarusha agaciro kwiyita icyo Imana itakugize ukihindura icyo itakugize cyo abantu ni bace bugufi nibwo Imana izabashyira ariko Herode uzi ukuntu byagenze marayika amutunze urutoki yagezeho noneho arabangwa nanjye ndi kuvuga nk'iki nk'Imana uzi ibyo yamukoreye abantu batangira kwa babwira ibyo yamukoreye abantu batangira Oya, mbabarira. yahise agwa inyo marayika amutunze urutoki agwa inyo niko ese buriya abandi baramuruta buretse ku buryo Imana itakora akazi Eliya na Ahabu byagenze bite se hava ati niba ndi umuntu w'Imana umuriro numara kugire gute hari mu bami mu bami wa mbere yakoze akazi yego ese baramuruta umwami haza Yerisi nanuze nayo ituma Eliya ati genda umubwiye ngo kuri icyo gisasiro ntazakibyukaho yigeze akibyukaho se Yezebeli byagenze gute se bajugunye imbwakazi hasi wandi kumva n'ubu naguterura nawe ariko nuko nta kibi wakoze kuko birakabije musigeho muvangiye izina ry'Uwiteka muribeshyera nubwo ibyahano bitazasora ku biti n'amabere yitwa abantu ariko reka mbabwize ukuri Imana iracyafite ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali urabizi neza ko waciwe atemererwa kwihana none se Satani rusofero Satani rusofero siwe ubabyara se siwe bakomoka kuri se Satani nk'ubwira muri bivuga niyihannye ngo na Esawu washatse uburyo bwo kwihana yarabuze yakihana te se n'abahungu be yarabaciye ibava mu muvumo muri Maraki 2 rero waciwe aba yaciye Imana ntabwo igira se twe tubikoze abo ni ijambo ryayo turi kubibereka Yesu yarabaciye ubu rero ubwo ahubwo turabona yuko Imana igiye kuzana abahanuzi rero kandi bukuri kandi batazavuga ngo ni ba profete ngo ni ba revera ni ba bishop ariko tugaruke gato ba Daniyeli ko banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ko atise profete tise muri veratise Imana kazi kavuga ngo umugabo uko Mose se byagenze oya apana umva titira Imana yititira Imana Daniyeli mugabo ukuntu